nyine uramukura yetu ndamubona kabisa umva mubona meze nka yamboga hara mu bukwe Denise we Denise Deni we waramutse uramushyitsi wikubise hasi so wawe ariye hari inyuma mu gikari aba iki tugiye kumva twicaye turi kuganira tujya kubona umuntu ngo pa yikudunze hasi nagapfuye oya ngo tujye kureba urumva umeze ute ndumva ameze neza nta kibazo nose warubaye iki warubaye iki warubaye iki simwe bakomuza mukubita inzugi hano habaye iki niko kese kuyingo nsiza arambaraye hariya yakangutse ryari kumana njye abakozi b'iki gihe niko musore harya ngo witwa nde nitwa Ndabazi mabuja ndabazi nuse ndaba urumva umeze neza cyane mabuja nkomeye nk'urutare rwo mu gihe cya Mose ahubwo nuko nari mbonye ikiboneka hake ibucyo ubonye inzoka oya mabuja ni ikimara amafaranga gifunyitse twa dusimba se na hano twahageze ndaba kara kantu kagukanga koko akantu kambena n'imbeba yavamo kuko bavuze ko ntamwe butayihisha kumana ndaba ubwo koko uri kuvuga ibiki ko numva byanshanze mabuja reba cyaje wandangiraga ubwiherero naje nkikata mpita mbona agapfunyika k'uyu mukobwa kandi n'ubwa mbere pe ubundi nabibonaga muri filime agapfunyika nyine agapfunyika se nagaki urajya ngo ngusobanurire kangahe aha zimfashe reka nicara ahubwo umbwire mwatangajwe ngo n'agapfunyika ntabwo ikinyarwanda navugaga so gutangara ahubwo twumiwe ariko manyange akaye gapfunyika se kesi nanjye simbizi nimba ari envelope iri hari ari kuvuga agapfunyika nsumbaza aka gapfunyika ari kuvuga narebye envelope nta kintu kirimo irahirasana ngo agapfunyika nzi ko ari ikintu kiba kirundarunze gutya nyine gipfundapfunda kimeze n'ubundi agapfunyika nabonye kararundarunze mbese njye nigeze mvuga ko gasandaguritse cyangwa yakubonyemo agapfunyika ninjye agapfunyika oya kubera agapfunyika kuri wowe ntabwo mvuze ko ari agapfunyika ariko ubundi mukowe waje guteranya abantu ahangaha uganira nabi pe dusobanurira iby'ako gapfunyika rero ukuntu bimeze agapfunyika nabonye se ko nakabonye kuri wowe nakagukanzu nambaye se kanzu n'agapfunyika kandi uyambaye n'utu dusaro se ko turundarunze natwo oya ntabwo turundarunze turi ku murongo urana turundarunze ahangaho iyo misatsi irasambaguje agapfunyika nabonye kari ahantu hamwe cyangwa n'izi nkweto nyine ko zirumye hamwe zabaye agapfunyika mwe muri kwihimbira ibyo mushaka muri kugira ngo menshi watubwira iby'ako gapfunyika tubwira agapfunyika wabonye uko bikomeza ariko sindakavuga kangahe nabona agapfunyika n'ikimara amafaranga njye niboneye imboneka hake njye niko nayisobanuye nabibabwiye njye nabibonye kandi nabonye kuri we muko ariko se kuri kubyitarutse njye kasi kariya agapfunyika wankorera ahantu wakabonye makore ntabwo nahakora okay ngwino rero nkwereka amabwiriza y'akazi ariko isi ni ubuki kubahiriwe wallahi uziko narinzi ko nta munyafurika wambara mugondo z'umweru mu rugo narinzi ko ari abazungu bazambara ku mazi gusa ngwiki uyibonye he uyu mukobwa se siyo yambaye ariko irasa neza koko bajya bavuga ngo yakoresha impanuka nkabihakana uzi ko mbaye nkikubita amaso igati kupa diyoseze z'ubwonko bwanjye bwose nkahita mbura ubwenge neza mwebwe murindangazi murangaza abantu uzi ibintu mwebwe mukorera abantu mwebwe hako ubundi wowe wanyuniye iwacu ni hano kwa mabuja ubwo rero waragendagenze muri Kigali yose ubugoye kuri iki gipangu uravuga ati kanze ngo ahangaha niho nzadamararira ngo kuri iki gipangu njye ntabwo nagoye kuri iki gipangu nakijemo kubera gahunda y'Imana urumva neza gahunda y'Imana uyu mwuka waranyoboye urambwira uti kino gipangu gifite akazi urumva neza ndaza mpita magwa akazi ndisabwe ko hano harimo akazi ubundi wowe se ubundi wankoresha nagukoresha se ubundi nakoreshwa n'indangare nkawe ye ntagukoresha wangwake ndondogozi gusa ubu sindangare ntuzi no kwambara ngo ndendangare ntuzi no kwambara ibi bigaragara hakeya we wari wabona hari ahirya iwanyu umva ratambwe n'ibyo wari ugiye tugenda ujye gutangira akazi ande wikisi yego ratamabuja reka twigende wari ugiye wandondogozi we aho kubundi wowe uri mu biki mabuja reka nze nirasoye imiti ngaruka ndekane naba ngaba bakasiriwe cyakoze none musubiyeyo yego mabuja umva nese bwo ugeze utaha umva mbabare ucana tuzanire ya nkoko yibwo n'umuti wo mu cyasha umva
sawa turavugana. Sawa. Mabuja nagarutse. Ni nko kwirasa yeho umwana ntago natindaye. Ndabazi rero hari ibintu tugiye kuvugana. Ndakumva mabuja. Tugiye guhera ku bintu tuzajya ukora muri uru rugo. Nk'ibiki se mabuja? Icyambere. Ntago ngomba kuzajya ngutanga kubyuka. Nta kibazo biterwa n'igihe namwe mwabyukirega mabuja. Hari igihe mwabyuka mugiye nko mu butumwa bw'akazi. Ntago mwazinduka. Umva. Gabanya amagambo menshi. Ikindi. Nituzajya duhaha inyama muri uru rugo. Ntago uzajya uzijabura. Ntago uzajya ujabura inyama. Nta kibazo mabuja. Tuzajya tuzikata nzibare. Nta kibazo wajya uzikata uzibara ariko mabuja nanjye mu gihe ngiye kumva ko umunyu wakoze n'isusi ko zimeze neza. Ese wafata inyama y'ifiriti ukayaboza. Ni wowe mabuja cyane njye mabuja nibyumvuze. Ni wowe mabuja. Okay. Ikindi. Ntago ugomba kuzajya upfubya imyenda. Ngende nk'imashini ntago napfubya imyenda. Ndabipfumva. Nk'umura imyenda yazabona ikizingo uzabimbaza. Ibintu rero ugomba kuzajya ukora. Ugomba kuzajya ubyuka kare ukantanga kubyuka nkabyuka ngasanga teguye ameza mu gitondo. Mabuja cyo narakivivuye njya kwa kakazi. Ikindi genda uzi ibyo mbere mu gikoni utunganye no mu gikoni ho gatoya. Utunganye na hano muri salo. Ibindi ubwo turabivugana nyuma. Ni sawa mabuja urakoze. Mabuja. Mu gikoni warangije kwahanagura? Yego mabuja nabirangije byose. Genda ushyira amazi muri dushe ndaje niyambure noge. Mabuja akonje cyangwa ashyushye? Bana kore kanya ashyushye kuko. Ndabona kuje amagambo ugira. Amazi akonje yakwangiriza mabuja. Noga amazi ashyushye nijoro. Ubu ngubu nakonje. Ihute. Nta kibazo mabuja reka nyashyushye.